The Zoom TV 24. abantu babiri bananirwa kubana bati icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinki gushaka mvira niki habaye ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ariko se urava aho ugeye handi udasanga ibibazo nk'ibyo wenda kuri busange y'ibiri hanyuma bibi kurushaho ngaho hanyuma se ariko niba mwemera Imana mwemera n'amasengesho byo mwabisengeye da mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukakibona. The Zoom TV 24. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Kagere ku muryango mufashe abana bacu mureba turera ababyeyi bari hano abantu bakuru mushaka umwanya mufata umwanya murera abana banyu kandi abana ndavuga n'abafite imyaka 20 n'abafite mubafashe. Hari ibishuko byinshi, hari ibibazo byinshi, hari gushaka kuba ikindi kintu utari cyo birahari dukwiye gufasha abantu uriruka ariko ejo nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo ariko ubwo yavuze batatu ushobora kuba bari na 30 aho bana barashakanye ababyeyi babo barabashyingiye ndetse babafashije no barabubakiye babahaye basangiye ibyo bafite. abantu babiri bananirwa kubana bati ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinki gushaka mvira niki habaye ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibi bintu ntukwiriye ntuzasubire ndetse n'ejo yasubira bakafata ariko bushize twari kambwa ati bityo ariko se urava aho ugeye handi udasanga ibibazo nk'ibyo wenda kuri busange y'ibiri hanyuma bibi kurushaho ngaho ariko
Well, that's the simple logic of it. Ariko behind it, tekereza ingaruka iyo bibaye ku couples ebyiri, eshatu, enye, eshanu, 10 zingahe mu gihe kimwe, berega ubu igihugu cyarangiye, cyahaguye, igihugu noneho avuga kirahagwa. These are things that are manageable. Ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana, mwemera n'amasengesho, byo mwabisengeye da. Mwakwicaye mukabisengera, mukabishakamo igisubizo mukacyubona. Niba mutabeshya koko. Niba ibyo mutwigisha, ibyo tuvuga, niba namwe mubyemera, cyangwa aho twagiye buri gitondo, buri mugoroba dukurikiye inyigisho, izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya, iyo nabi, cyangwa kugirana nabi? Ni iki? Ubundi uvana iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family, and in the end the nation needs to be in harmony. Ibyo rero bijyanye n'uburemere twikorera buri muntu wese, every individual should find themselves carrying this burden, but which they should use to get good results. Niko ubundi ibyo rero tubishyiramo imbaraga, igihugu cyacu abanyarwanda, abaturarwanda, tukarangwa n'uwo mutima, ngira ngo igihugu cyakomeza gutera imbere mu nzira nziza, ndetse isomo twavanye mu mateka mabi ntituripfusha ubusa, ku buryo gusubira mu mateka mabi byashoboka kubera ko twarangaye cyangwa tutitaye kuri ibyo ngibyo twize. Ibyo rero ni nabyo no mu buyobozi bw'izindi nzego za politiki, za leta, uwo muco nawo niwo abantu bagerageza kugira ngo dushyire imbere. Politiki gusa yitwa politiki iri aho idafite kompasi iyiyobora, idafite ibingibi ishingiraho, values, fellowship, ntabwo twatera imbere neza uko bikwiye. Nagira ngo rero nanone mbashimire cyane, kandi mbizeze ko umusanzu wacu nawe urahari wo gufatanya na buri wese kugira ngo twubake imiryango yacu, twubake igihugu cyacu uko bishoboka, hanyuma tujya twibuka nyine ko hari imico, hari kwemera, hari byadufasha muri iyo nzira. Musigarane amahoro y'Imana.
kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga ahandi. The Zoom TV 24.